turakomeje n'igice cya kabiri rero. Umunyarwanda yarabivuze ati aho imfura zisezeraniye sori niho zihurira. Nari nabasezeranyije ko tuzakomeza n'igice cya kabiri tuvuga uko waganira na AI ya ChatGPT. Aka kanya ndaje kugira ngo turebe ese ni gute waganiriza AI ya ChatGPT mukaba inshuti. Mu by'ukuri AI ya ChatGPT ni ubwenge buhangano nyine, ariko ifite ubushobozi bwo kwigana umuntu. Ufite amakuru uyashidikanyaho cyane cyane ayo kuri interinete, uko haje ibintu bya scam n'ibindi ndetse na cyber security, ushobora kubaza AI amakuru udasobanuye ikagukorera ubushakashatsi ndetse n'ubucukumbuzi. AI ishobora kukwigisha kuva kuri 0 kugera ku kigero cya 99%, kandi watangiye nta kintu uzi. AI rero kubera ko tubona ko igiye guhindura ubuzima, niyo mpamvu tugomba kuba kwiga prompt engineering, tukiga uburyo bwo kuganira na AI kandi ku buryo bwabyara umusaruro. Ntabwo tuvuga AI mu buryo bwo kumenya gukora, kubera ko izadufasha koroshya imirimo gusa. AI ishobora kubyara amafaranga by'umwihariko, kubera ko AI ni ubuntu ikintu cya mbere bitewe n'iyo ariyo. Ishobora kugukorera akazi wari bwishyurira amafaranga, urugero nk'abantu bajya bakora CV bakayikorerwa na AI. Iyo ni serivisi AI bakorera ku buntu, kandi ubundi byakabaye byishyurwa. Gusa ndagira ngo mbibutse ko muri AI hari igihe kigera hakabaho upgrade, nabyo ntabwo twabyirengagiza. Tugiye gutangira rero tuganira na AI yacu ya ChatGPT. Muraza gutangara cyane. Muraza gutangara, AI yacu igiye kudukorera ibintu, tugiye kuyibaza idusubize. Wowe icyo usabwa ni ukubana natwe aka kanya. Nk'uko mubibona rero, mu gice cya mbere twari tumaze kuganira na ChatGPT ya AI ya ChatGPT. Twarayibajije ngo muraho neza, yita itubwira ngo muraho neza, iranaseka di, ishyiraho ya veta, ni meza murakoze, iki nagufasha uyu munsi. Noneho rero natwe tugiye kuyisaba ubufasha. Turaza wenda urugero, reka tuyibwire ngo murakoze. Reka dutangire tuyishimira, tubikore gutya. Niturangiza kwandike ngo nikwa Deja Manager. Urabona ko AI yacu turayandikiye, turanayibwiye. Urebe, tugiye kureba natwe uko dusubiza. Murakoze cyane Deja Manager. Urabona nari nyandikiye ndayibwira ngo murakoze, nikwa Deja Manager. Nayo iradusubije ngo murakoze cyane Deja Manager, nejejwe no kubamenya no kukumenya. Urumva AI itangiye kutumenya. Ni iki wifuza ko tuganiraho cyangwa ngufasha uyu munsi? Noneho reka kwirengagize, tuyibaze ngo ese ni ibiki wadufasha. Cyangwa ni ubuhe bufasha
mutanga. So reka tubibaze ngo ni ubuhe bufasha mutanga, ubundi turebe icyo AI idusubiza. Ese ni ibiki cyangwa ni ubuhe bufasha mutanga? So AI murabona ko iradusubije mu gihe gito nk'umurabyo. Murakoze kubaza Deja Manager. Urumva nayibwiye ko nitwa Deja Manager, nayo nyine iri kunsubiza ikoresheje izina nayibwiye. Nshobora kugufasha mu bintu byinshi bitandukanye, urugero kwandika no gukosora amabaruwa, CV, raporo, inyandiko, gusesengura indimi, Icyongereza, Igifaransa n'izindi, gusobanura amagambo no gufasha mu myigire, gufasha muri mudasobwa, porogaramu na coding, gutanga inama ku bucuruzi, kwamamaza no gutegura imishinga, gufasha gukora ingengo y'imari no kubara, gutegura ingendo no gutanga amakuru ku hantu, gutanga ibisubizo ku buzima bwa buri munsi nko guteka, ubuhinzi n'ibindi, kuganira no gutanga ibitekerezo ku mishinga cyangwa ibibazo ufite. Mbwira icyo ukeneye nkore uko nshoboye kigufasha. So urumva AI yamaze kuba yakwemerera ubufasha. So urabona yatubwiye ibintu byinshi ishoboye gukora, harimo kwandika no gukosora amabaruwa, gutegura raporo. So reka tuyibwire ngo mfasha kwandika, reka tuyisabe idufashe kwandika kwandika CV, urugero kwandika CV, reka tuyibwire idufashe kwandika CV. So ufasha kwandika CV. So AI iyo mwamaze kumenyerana ibintu biroroha. Aha twatangiriye hagati, ubundi biba byiza yibwiye ukayibwira ati nitwa kanaka, ndi umunyeshuri, ndi umukozi runaka, nize ibi n'ibi, AI ikakumenya mukamenyana. So urabona ko isi itubwira ngo yego ndagufasha kugira ngo nkwandikire CV nziza kandi y'umwuga. Ukeneye amakuru akurikira, cyangwa nkeneye amakuru akurikira: amazina yawe yose, nimero ya telefoni, imeri niba uyifite, aho utuye, akarere n'umujyi birahagije, intego yawe, career objective ni akahe kazi ushaka, amashuri wize, izina ry'ishuri, icyo wize, umwaka watangiriye n'uwo warangirije, uburambe mu kazi, aho wakoze, umwanya. So urabona noneho rero ibi nibyo AI idusabye. So noneho rero tugiye kuyisubiza, reka tuze natwe duhite tuyisubiza. So ngewe rero iyo ngiye gusubiza AI biba byiza iyo mbikopiye, narangiza abishyiramo hano, hazajya nsubiza gutya. So buri wese ahitamwo uburyo asubizamo AI, ariko ngewe ubu nibwo buryo njya nkoresha. So ubu nibwo buryo nkoresha. Urabona ukuntu kopiye, ngiye kuyihereza komande nyibwire. So ndaza hano kuri titire,
sorry, sorry, ndaza hano kuri titire ahangaha rwose yahereye, nanjye nyibwire ngo ngiye kwifashisha ibibazo wambajije gusubiza. Ngiye rero kuzajya nza ahanditse ngo amazina yose, nze mpite nandikaho ngo deja manager. Nimero ya telefone nze mpite nandikaho ngo 07 umutwe hasi ngombwa nshyiraho amakuru y'ukuri kubera ko ni urugero. Urabona bahise badusaba imeri, ndaza mpite nyishyiraho gutya ngo manager deja @gmail.com. Imeri nayo nyishyizeho, aho utuye akarere n'umujyi. Aho utuye akarere n'umujyi wenda reka nze niyitiremo Rusizi. Wenda umujyi ninshaka nshyireho Kigali n'ubundi. Kariya objective ni akahe kazi ushaka? Wenda urugero kanze mpite mvuga ngo social media manager. Social media manager. Amashuri wize. Urugero ahangaha ushyiraho amashuri wize, wenda urugero reka nshyireho ko nize wenda reka nshyireho A0 urugero, kanandike gutya ntacyo bitwaye. Noneho izina ry'ishuri wenda si ngombwa ngo ushyireho izina ry'ishuri runaka, ariko wenda reka nandike gutya mvuge ko nize muri teketera. Icyo wize wenda reka nze nyibwire ko nize
IT. So umwaka watangiriyeho n'uwo warangirijeho. So kanze mvuge ko natangiye wenda 2020 ndangiza 2024 ni urugero. So uburambe mu kazi niba buhari, so reka nze mvuge ko yigisha hari habayemo typing error. Kavuge ko nigisha tech skills kuri internet. Murihangana iyi video yabaye ndende aho wakoze. So kavuge ko ari kuri Tech AB Rwanda. So ni urugero. So irabaza umwanya nari mfite. So ndavuga ko nari supervisor igihe wahamaze. So kamvuge ko ari 3 years, mvuge ko ari imyaka 3. So ubumenyi, urugero gukoresha mudasobwa, kuvuga indimi, gutwara imodoka. So kanyibwire ko ibyo byose mbizi. Urugero ibyo byose ndabizi. So turi gukoresha CV, uraza kureba CV iza kuduha indi muvuga. So kamvuge English, nongereho French. So reka nongereho French, Ikinyarwanda. So nongereho n'Ikinyarwanda as narrative. Sorry, murihangana video ibaye ndende ariko. So abahamya reference
So urabona ko gutya n'abahamya mbashyizeho, so bari kumbaza nimba nkeneye CV mu rurimi rw'icyongereza cyangwa nimba ari ikinyarwanda. So reka mvuge wenda mu ikinyarwanda, kubera ko nubona ko iyikoze mu kinyarwanda urumva ko no mu cyongereza yayikora, ubundi nohereze. So reka dutegereze turebe iyi CV AI igiye kudukorera. Murakoze ku makuru watanze, dore CV yawe mu kinyarwanda nayisoje kugira ngo ibe iy'umwuga. So urabona ngo inyandiko y'ubunararibonye CV, amakuru bwite. So urabona ko ya makuru yose natanze AI yashyizemo inayapanga ku murongo. Nifuza gukora nk'ushinzwe gucunga imbuga. So ibi bintu byose ngira ngo murabizi ko ntigeze mbivuga. So urabona ngo amashuri nize bashyiraho ikigo, so bya bindi byose, so urabona ko babishyizeho. So ingano, so aho nako, so ubumenyi mfite, so urabona ko AI kabisa, reba ngira ngo murabibona. Inama imwe wanditse Rusizi Kigali, nyamara Rusizi na Kigali ni ahantu hatandukanye. Muri CV yawe hitamo kimwe, aho utuye andika Rusizi Rwanda, niba utuye andika Kigali. So urabona ko AI kugira inama. So noneho reka nyikosore nyibwira ati shyiramo Kigali Rwanda. So Kigali Rwanda, kandi umpe iyo CV muri PDF ku buryo bwa paper. So ku buryo bwa paper tugiye kureba ubushobozi bwa AI kugeza kuri uyu munota. So urabona ko iri kuyikora, tugiye kureba koko nimba igiye kuyiduha tukayibona nka CV itunganye. Ni byiza nakosoye aho utuye nshyiramo Kigali Rwanda kandi nateguye. So urabona ikibazo, urabona ko ushobora kuyidawunirodinga ariko hari igihe bahita bagushyiriraho uburyo bwo kwishyura. So baratubaza nimba dufite ifoto ko twayishyiramo. So urabona ko ahangaha iyo bataragupandisha uba ushobora kuyidawunirodinga. So yabaye dawunirodedi. Reka turebe, tugiye kureba CV twakorewe na AI ya ChatGPT, turebe uko yayikoze, turebe uko imeze. So ni CV ya Deja Manager yakoze yifashishije
AI yakorewe na AI. So reka turebe iyi CV mu by'ukuri, iyo tuza gutanga n'ifoto nayo bari kuyidushyiriramo, bikaza kuba ari ibintu byiza. Iyi niyo CV twakorewe na AI ya ChatGPT. Urabona umwirondoro n'ubunararibonye, CV, amazina Deja Manager, telefone, email, aho atuye, intego y'akazi. Urabona ko byose ChatGPT yabishyizeho. Kuri reference urabona ko yashyizeho Ami Byiringiro manager wa TKAB Rwanda, ko ari we uzi Deja Manager. Urabona ko AI iri mu kazi kandi igakora neza cyane. Ndabashimira wowe ugeze kuri uyu munota, twarebye uko waganira na AI ya ChatGPT, tureba ubushobozi bwa AI ya ChatGPT mu gutunganya inyandiko. Twabonye mu by'ukuri ChatGPT ikora ibintu bikomeye kandi bifite ireme. Nawe rero duteranye kuri uyu munota, ndumva ko wamaze kubibona neza cyane ko ChatGPT yakubera inshuti, yakubera umujyanama, yagufasha kunoza akazi kawe ka buri munsi. Nawe rero tangira none wige ChatGPT. Mu minsi iri imbere umuntu uzaba udafite ubushobozi bwo gukoresha AI nta kintu azabasha kugeraho, kubera ko AI irimo isimbura abantu. Uzaba uzi gukoresha rero AI niwe uzakomeza gukora ku isoko ry'umurimo. Tangira none, kanda subscribe, kubera ko nanjye nakwemereye kugendana nawe mu rugendo rwo kwiga kuri AI, kumenya imikorere yayo intambwe ku yindi. Kanda subscribe rero usangize inshuti zawe. Abanyeshuri bakeneye kumenya AI prompt engineering. Ciao rero, reka duhure muri video ikurikiraho.